Benjamin Netanyahu yavutse ku wa 21 Ukwakira 1949 mu mujyi wa Tel Aviv, nyuma gato y'uko igihugu cya Isirayeli kigezweho cyari kimaze gushingwa. Se witwaga Benjamin Netanyahu yari umuhanga mu mateka kandi yari ashyigikiye cyane teoloji ya Siyoni. Imirimo ya se mu by'ubushakashatsi n'imyumvire ye ya politiki byagize uruhare runini mu gutuma Netanyahu agira imitekerereze runaka kuva akiri muto. Mu bwana bwe umuryango wa Netanyahu wamaze imyaka itari mike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho se yakoraga nk'umwarimu muri kaminuza. Ibi byatumye Netanyahu akura azi neza ururimi rw'Icyongereza kandi amenya neza umuco n'imikorere ya politiki yo muri Amerika. Ibi byaje kumufasha nyuma mu kubaka umubano ukomeye n'abayobozi ba Amerika. Akiri ingimbi, Netanyahu yamaze igihe runaka muri Amerika yiga mu mashuri yisumbuye mbere yo kugaruka muri Isiraheli. Kuba yarabaye mu bihugu bibiri bitandukanye cyane byamufashije kumva neza politiki mpuzamahanga n'uburyo bwo kuvugana n'abantu batandukanye. Amaze kurangiza amashuri yisumbuye, Netanyahu yagarutse muri Isiraheli yinjira mu mutwe wihariye w'igisirikare witwa Sayeret Matkal, umwe mu mitwe yihariye kandi ikomeye cyane mu gisirikare cya Isiraheli. Mu gihe yari mu gisirikare yagiye mu bikorwa byinshi byari bikomeye, bigoye kandi biteye ubwoba ndetse n'ibyago. Netanyahu yari azwiho disipurine n'ubuyobozi bwiza. Ibyo yabonye mu gisirikare byamweretse neza ukuntu amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati ameze. Hari ikintu kibabaje cyagize ingaruka zikomeye mu buzima bwa Netanyahu. Mukuru we Yonatan Netanyahu yishwe mu 1976 mu gikorwa cyamamaye cyane cyitwa Operation Entebbe, igikorwa cya gisirikare cya Isiraheli cyo gutabara abantu bari bafashwe bugwate muri Uganda. Yonatan niwe wari uyoboye icyo gikorwa kandi nyuma y'urupfu rwe yabaye intwari y'igihugu muri Isiraheli. Urwo rupfu rwagize ingaruka zikomeye ku marangamutima ya Benjamin Netanyahu kandi rwatumye ashimangira ko Isiraheli igomba guhora ifite ingufu zikomeye za gisirikare kugira ngo ishobore kubaho. Nyuma y'urupfu rwa mukuru we, Netanyahu yatangiye kuvuga cyane ku bibazo by'iterabwoba mpuzamahanga n'umutekano. Amaze kurangiza igihe cye mu gisirikare, Netanyahu yongeye kujya muri Amerika kwiga muri kaminuza ya Massachusetts Institute of Technology MIT, aho yize ubwubatsi architecture. Nyuma yiga n'imiyoborere y'ubucuruzi business management. Ayo masomo yamufashije guteza imbere ubushobozi bwo gusesengura ibintu no kuvugana neza n'abantu. Mu gihe yiga ndetse n'igihe yakoraga muri Amerika, Netanyahu yagaragaje inyungu nyinshi mu bukungu, diplomasi mpuzamahanga n'imibanire y'ibihugu. Ibyo bintu byaje kugira uruhare mu byemezo byinshi yafashe nyuma muri politiki. Amaze kurangiza amasomo ye, Netanyahu yabanje gukora mu bucuruzi igihe gito mbere yo kwinjira mu kazi ka leta n'ububanyi n'amahanga. Kuba yaravugaga neza Icyongereza no gusobanura neza imyaka ya Isiraheli ku rwego mpuzamahanga byatumye aba umuntu w'ingenzi muri diplomasi. Mu myaka ya 1980, Netanyahu yatangiye guhagararira Isiraheli ku rwego mpuzamahanga. Imwe mu nshingano ze zikomeye ni igihe yabaye uhagarariye Isiraheli mu muryango w'abibumbye UN.
Muri icyo gihe yamenyekanye cyane ku isi kubera impaka ze zikomeye no kurengera cyane politike n'umutekano wa Israel. Kugaragara kwe kuri televiziyo zo muri Amerika no mu biganiro mpuzamahanga byatumye aba umwe mu banyapolitike ba Israel bazwi cyane. Nyuma Netanyahu yinjiye muri politike y'imbere mu gihugu cya Israel, yinjira mu ishyaka rya Likud, rimwe mu mashyaka akomeye kandi ashyigikira imitekerereze y'ubuyobozi bukomeye. 9/6 nyuma y'imyaka myinshi azamuka muri politiki, Netanyahu yageze ku ntambwe ikomeye. Yabaye minisitiri w'intebe muto kurusha abandi mu mateka ya Israel. Ubuzima bwe bwa politiki bwagiye burangwa n'amatora akomeye, guhangana kwa politiki n'impaka zikomeye haba muri Israel no mu rwego mpuzamahanga. Abamushyigikiye bamushimira guteza imbere ubukungu bwa Israel no kubaka umubano ukomeye n'ibihugu by'inshuti cyane cyane Amerika. Abamunenga bo bavuga ko yongereye amacakubiri ya politiki kandi agateza umwuka mubi mu karere. Nubwo yagiye ahura n'impaka n'ibibazo by'amategeko, Netanyahu yakomeje kuba umwe mu banyapolitiki bakomeye kandi badacika intege mu bihe bya politiki bya vuba no mu bihe yatakaje ubutegetsi. Yagiye abasha kugaruka ku buyobozi binyuze mu matora no mu bufatanye bwa politiki. Nyuma y'imyaka myinshi yinjiye muri politiki, ingaruka z'ibitekerezo bye zikomeje kugira uruhare mu kugena ejo hazaza ha Israel n'akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Niyo abantu bamubona mu buryo butandukanye, nk'umuntu ufite ingamba ziremereye, wabashije kubaho mu bihe bikomeye, cyangwa umuyobozi utera impaka. Urugendo rwa Benjamin Netanyahu kuva ku musirikare ukiri muto kugeza ku umwe mu bayobozi bakomeye mu mateka ya Israel rukomeje kuba imwe mu nkuru za politiki zidasanzwe mu bihe bya vuba. Kandi uko akarere gakomeje guhura no kutamenya neza ibizaza n'amakimbirane, Benjamin Netanyahu aracyari umuntu w'ingenzi mu byemezo bigira ingaruka ku cyerekezo cya Israel no kuri politiki y'uburasirazuba bwo hagati.